Yosuwa Kalebu mwene umugisha maze amuha umusozi witwa Heburoni guhabe gakondo ye. Nicyo cyatumye Heburoni haba gakondo ya Kalebu mwene Yefune w'umukenazi na umuntu n'umwe, kuko yumvikanye n'Imana ya Isirayeli bose. Amen. Icyo cya mbere mu cumi na gatandatu n'uwa cumi na karindwi. Rusi aramusubiza ati ntiyigira kugusiga no gusubirayo, ntiyigira kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira, kuko aho uzajya ariho uzaja, kandi aho uzarara ariho uzarara. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Aho uzagwa niho uzagwa, bahampambe nihagira ikintandukanya nawe atari urupfu, Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Amen. Ganira na Yesu, ganira umwuka wera aze ari gusobanurire atuvaniremo umutsima amaja afite inzara n'inyota twese duhazwe nawe. Umukozi uhagaze imbere zacu hamwe n'umusobanura bose ni abana b'abantu bafite itegereje, tubasaba imbaga mu izina ry'Umwami fasha umugaragu wawe umwuka wera amwigishe ibikwiriye ubwoko bwawe, umuhereze icyo kugaburira ubwoko bwawe, ari igikoresho nawe uze wikorere data. Ngaho byose turabigusabye tubyizeye mu izina ry'Umwami wa Yesu Kristo. Imana ni umukozi w'umuhanga kubera akora ibitandukanye n'ibyacu. Ushobora kurana n'imigambi yawe, ariko imigambi yawe yapfa ubusa, Uwiteka akaba ari igira umumaro. Utegereje kuri aya masahani yawe bakiriye kuza mu izina rya Yesu Kristo. Karibu mu bikari by'Uwiteka. Hano niho tuza kurira. Hapa ndipo tunakuja kula. Unashobora kubaza uti si ko nta masahani mbona? Unaweza kujiuliza mbona hakuna sahani naona? Mbona hakuna chakula naona? Yesu akaambia wanafunzi eti ibyo kurya mutazi, niko na chakula nyinyi hamjui. Kurya mutazi ni chakula hamjui ni ipi? Ni ugukora ibyo wandumye ashaka, tenda yale aliyotuma nataka na kumaliza kazi zake. Imana yatangiye umurimo, Mungu alianzisha kazi kandi niyo izawusoza. Tena ndiye ataimaliza. Kazi sio ya mwanadamu, abantu ni ibikoresho by'Uwiteka, chombo cha Bwana Mungu, umurimo w'Uwiteka. kazi ya Mungu. Yaduhaye ijambo ni Alitupatia neno kurya by'umugeni, chakula cha harusi, neno la Mungu. Iyo Mana yariduhaye nihimbawe Mretuba aditiwe milele. twari turi kumwe Jana tulikuwa nanyi tuganira, tukizungumza, tura ijambo, kuishi ndani ya neno. umunsi Imana yemeye ko Siku ya leo Mungu anakubali ya kwamba ongera kuganira ijambo rigira riti tuweze kuzungumza neno yanayosema eti guhitamo. kuchagua. Ushobora guhitamo, Unaweza kuchagua ibibi vibaya cyangwa ibyiza. au vizuri. Reka tuganire mu ayo magambo makeya. Acha tuzungumze kwa ile maneno machache. Guhitamo, Kuchagua. umutima wawe wibwira uti Ndani ya moyo wako ujiulize cyangirira umumaro, kinayokuwa na mafaa kwangu,
kinanipatia hatua, kinanipatia nguvu, ndiye nitachagua. Ni vitu viwili, njia ya ukweli, tena ndiyo njia ya uzima, njia ya kuangamia, njia ya kwenda kwa Mungu, njia ya kwenda Hadesi. Utachagua. Ninzira y'ubugingo buhoraho, njia ya uzima wa milele, ninzira yo kurimbuka, njia ya kuangamia. Aho hari amahitamo, pale kuna kuchagua, hari amahitamo, kuna kuchagua. Tamuriza, ndugu Tamuriza, nangana undi au mwene data wawe, ndugu Nezipata, Eugene nadusomeye, ndugu Eugene nadusomeye Gutegeka kwa kabiri, Bukungu la Torati ibice 5, sura ya 5, asome ku murongo, asome kwa mstari wa 20 wa 20, asome ibintu, asome ibice 11 murongo wa 22, sura kipande 22, Gutegeka kwa kabiri 11, Bukungu la Torati 11 22. Tukuganira ngo guhitamo, tunazungumza eti kuchagua. Nimugire umwete wo kwitondera aya mategeko mbategeka yose, mukayumvira, ngo mukunde Uwiteka Imana yanyu, mugende mu nzira ibayoboye zose. Musubiramo. Nimugire umwete wo kwitondera ayo mategeko bategeka yose, mukayumvira, ngo mukunde Uwiteka Imana yanyu, mugende mu nzira ibayoboye zose, mwifatanye nayo akaramata. Komeza. Endelee. Uwiteka azirukana ya mahanga yose imbere yawe, imbere yanyu, muhindure amahanga abarusha gukomera n'amaboko. Ahantu hose muzakandagira hazaba hanyu. Urugabano rwanyu ruzahera ku butayu rugeze kuri Lebanoni, kandi ruzahera ku ruzi Ufurate rugeze ku nyanja y'Iburengerazuba. Ntihazagira umuntu ubasha kubahagarara imbere. Uwiteka Imana yanyu izateza ubwoba igihugu muzakandagiramo cyose, ngo babatinye uko yababwiye. Dore uyu munsi mbashyize imbere umugisha n'umuvumo. Uwo mugisha muzawuhabwa nimwitondera amategeko y'Uwiteka Imana yanyu mbategeka uyu munsi. Uwo muvumo muzawuvumwa nimutumvira amategeko y'Uwiteka Imana yanyu, mugateshuka inzira mbategeka uyu munsi, ngo muhindukirire izindi mana mutigeze kumenya. Kandi Uwiteka Imana yanyu nimara kukujyana mu gihugu ujyanwamo no guhindura, uzavugire uwo mugisha ku musozi Gerizimu. Amen. Yicare. Chikalie. Imana ikulete umugisha. Mungu akubariki. Aho ndio tukushaka. Pale ndipo tulikuwa tunataka. Godore nshize. Ona natia. Dore uyu munsi. Ona siku ya leo. Bashize imbere umugisha n'umuvumo. Natia mbele zenu baraka na laana. Kuganira ijambo rigira riti. Mungu tunasema guhitamo, kuchagua. Uyu munsi mbere yacu leo hari umugisha, kuna baraka, hari n'umuvumo, kuna laana. Bisabye ngo duhitemo. Naomba uchague. Mushiki wanje uteranye uyu munsi kusanyika siku ya leo. Hitamo mu mugisha n'umuvumo. Baraka au laana. Uteranye kuri uyu munsi kusanyika siku ya leo. Umugisha n'umuvumo hitamo kimwe. Baraka na laana. Nta ucyenda abandi babiri. Kuko wakunduka unduka mwana. Nta muntu ushobora guhagarara mu ntekerezo ibiri. Bisabye guhagarara mu ntekerezo imwe. Mu ruhande rumwe barimo barimo. Nta muntu wahagarara mu nzira imwe. Hagarara mu nzira imwe. Niba uri umukristo tukumenye. Hitamo niba uri umupagani nabyo bigaragara. Niba uri mwene data bihitamo. Niba
utari mwene data nabyo bihitamo niba uri mushiki wacu bihitamo niba utari mushiki wacu nabyo bihitamo nimuhitamo umugisha niduhitamo umugisha tuzatwaturirwaho tukiri hano kuri iyi si kugeza ku munsi wa arebero niduhitamo umuvumo nabyo n'ibyo niko bizagenda ariko nifurije bene data nifurije bashiki banje guhitamo inzira y'umugisha kuko umugisha uturuka ku Uwiteka ariko umuvumo naho waturuka ku Uwiteka umuvumo ni mubi umuvumo nta byiza birimo ariko mu mugisha we harimo kuzamurwa mu mugisha harimo kwishimana n'Imana mu mugisha harimo kunesha mu mugisha harimo ibyishimo by'iteka ryose mbifurije guhitamo umugisha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo hagati yacu mu materaniro harimo guhitamo gukunda cyangwa kugira urwango uhisemo iki inzira n'ibiri hitamo kimwe mesa kamwe reka kumesa kubiri niba urarya urajya iburyo menya kuri iburyo bigaragare niba uri ibumoso garagaza uhuriwe niba uri umwana w'Imana onekana k'amababa ni nani reka kwishushanya reka kwiyitirira reka kwihisha ahubwo ube wenyine ugaragara uhuriwe tukumenye bisabye ngo abana b'Imana bave mu mizaha ahubwo bahagararire ukuri kandi ukuri niko kuzajya tuzi niba muri kumva aya magambo guhitamo Uwiteka ashyira inzira ibiri hagati ya bene Aroni ni Nadabu na Abihu badusomere igitabo cyo kubara kubara ibice 3 umurongo wa 4 sura ya 3 mstari wa 4 yarababwiye ati aliwaambia nta yindi mana ikwiriye gupfukamira hakuna Mungu mwingine anastahili kupiga magoti ahubwo Imana ya Israeli bali Mungu wa Israeli niyo mana nzima ndiyo Mungu aliye yaravuze ati kwa yale sema ni Imana ifuha iko Mungu akagira ibindi byitwa Imana mupfukamira cyangwa imbere yawe kupiga magoti ari hejuru cyangwa iko juu ari mu butaka cyangwa hepfo y'ubutaka cyangwa mu mazi au ndani ya maji nimukabira musiri abudu bene Aroni rero watoto wa Haruni barahanga bakorecha wanatenda sawa nani alipofika amen bose rezaga umuriro walikuwa wanavuga kuongeza moto umuriro udakwiriye imbere ye mu butayu bwa Sinayi bapfa bucike Eleyazari na Itamari bakorera Uwiteka umurimo mu butambyi imbere ya Aroni se. Amen. Mungu akubariki. Abafurere babiri wale wadogo wawili kuvuga ko batari bazi ko Imana iriho kama ko najua kama Mungu yuko kuko nakuno munsi tuzi ko hari Imana hakaba hariho n'ibigirwamana tukaba tuzi ko hari ukuri hakaba hariho n'ikinyoma barahangara rero basinguza Imana ibigirwamana baja kosa umuriro wo gutanga ibitambo y'Uwiteka kabategetse y'Uwiteka temera Imana iri mu ijuru ibatwikisha umuriro barasha barakongoka banarungura karote Abalewi 10 umurongo wa 1 Walawi 10 mstari wa kwanza tukuganira guhitamo tunazungumza kuchagua duhitamo neza uzahabwa byiza chagua vizuri utapata duhitamo nabi uzahabwa chagua vibaya utapewa vibaya kubera ko icyo umuntu abeba nicyo azasanga ninde wahageze ndicho anavuna amen Nadabu na Abihu bene Aroni Nadabu na Abihu watoto wa Haruni benda ibyotero byabo bafata ibyotero byabo akapata bashiramo umuriro bashiramo
umuriro ntabwo basizemo amazi wakutia ndani maji ntabwo bashyizemo ubusa basizemo umuriro walitia moto mwosereza uwiteka kumwosereza ibitambo ni ngombwa ngo bitwikwe kugira ngo impumuro ya cya gitambo izamure si umuriro bakoresheje yewe n'abanditsi bibiliya basoma yewe bashyiramo imibavu bayoshereza imbere y'uwiteka umuriro udakwiriye ujya imbere y'uwiteka hari ibikwiriye n'ibidakwiriye hari ibyo gukora uwiteka akabyemera hari n'ibyo gukora uwiteka ntabyemera inzira ni ibiri rero hikamo cyose urakora ibyo uwiteka ashima ntabwo urakora ibyo uwiteka agaya mwene data uri hano hitamo mushiki wacu uri hano hitamo uwo atabategetse uwiteka atabategetse bari bakwiye guhitamo bakareba none uyu uwiteka arawemera uyu uwiteka arawanga imbere y'uwiteka hava umuriro urabatwika nuko imbere y'uwiteka hahita haboneka umuriro urabatwika bapfira imbere y'uwiteka Mose abwira Aroni ati Musa abwira Aroni ati ibintu by'uwiteka yavuze ati kwera kwanjye kuzerekanirwa mu banyegera kandi nzaherwa icubahiro imbere y'ubu bwoko yicarire uwiteka aramaze kubikora n'abagaragu nabo baravuga bati icyo uwiteka yakagombye gukora ni iki n'ubona umuntu imana iri kumuhana gukora ibyo byari bimukwiriye n'ubona umuntu imana iri kumuvugisha gukora ibyo byari bimukwiriye aravuga ati iki icyo uwiteka yakagombye gukora byose aragikorera abantu niba ari umugisha wa buhindi n'uwa buhindi niba ari umugisha wa hamenya n'uwahamenya niba ari umugisha wa gakuru n'uwa gakuru niba ari umugisha wa elisa n'uwa elisa urajya n'imana mbaka icyo ni cyo uwiteka yarakwiriye kubakorera niba twaravuye mu dini tukaba twaratandukanye n'isi imana ikaduha ijambo twarikwiriye kunezerwa kuko icyo ni cyo uwiteka yarakwiriye kudukorera imana yaduhaye ijambo ntihagire nawe ndakwingingira ngo uwiteka waduhaye ijambo nawe urihitemo urikuyobore urikomereremo nanjye ndihitemo ndikomereremo kuri wa munsi tuzabihembere abisi babireba n'amaso yabo sinzi niba muri kumva dusomere hahandi tamuriza nagize ngo dusaranganye amagambo nataka tusaidane kwa maneno haya 26 kuva kutoka 26 murongo wa 61 mstari wa 91 61 kubara 26 Hesabu 26 murongo wa 61 mstari wa 61 umurongo wa 61 mstari wa 61 hera ku murongo wa 60 achia kuanzia kwa mstari wa 60 jikarie baadhi zikiyewe walifia nini kama unasikia sinzini wangu sije kama unasikia Nadabu na Abihu bapfiriye imbere y'Uwiteka kafa hapo boserezaga imbere y'Uwiteka umuriro udakwiriye moto wa kigeni mbele
zisizostahili, kandi kugira ngo kuri aya masaha nawe uhitemo umuriro w'uroho. Niba ari ubwirije igitambo uri butambe, niba ari icyo gukiranuka, niba ari icyo kwitunganya, niba ari icyo gukomerera muri bya bintu, kuri aya masaha hitamo. Mwene data hitamo, mushiki wacu hitamo. Dada yangu chagua. Ibyo bikwiriye. Vile ndio vinastahili. Rusi na Naomi. Rusi na Naomi. Naomi aramubwira ati, Naomi akamwambia, subirireyo kurikira mukamugabo wawe. Nawe aramubwira ati, njye namaze guhitamo, winyinginga, mfite ibyo nahisemo, igendere, genda, n'abandi bana mfite, burya utibwira abantu uzaba umugabo wawe. Nuko ati wikwiriye kuranginga, njyewe nibyo nahisemo, ni ukujana nawe. Nahisemo kujana nawe, nahisemo kuzabana nawe ku mana yawe, nahisemo kuzabana nawe mu bwoko bwanyu, nahisemo kuzabana nawe ndetse no mu igerageza. Mwene data hitamo, ndugu chagua. mushiki wanjye hitamo. Dada yangu chagua. Ibigerageza ni biza kuko ibyo nahisemo ijana, niyo byaza bikanyaganyiza, ariko bizaboneka hirya no hino, nzongera ngaruke nsigare mpagaze neza. Ibigerageza ni biza umenye wahisemo kandi umugabo wirinda. Ibibazo ni biza umenye ko wahisemo ko hari Imana ishobora byose. Ni aya magambo. Kweli unasikia maneno haya? Hahandi twasomye Pale tuliposoma igitabo cya Yosuwa. ndani ya kitabu cha Yoshua, Yosuwa aha Kalebu mwene Yefune umugisha, maze amuha umusozi witwa Heburoni ngo habe gakondo ye. Nicyo cyatumye Heburoni haba gakondo ya Kalebu mwene Yefune w'Umukenazi na bugingo, kuko yomatanye n'Uwiteka Imana y'Abisirayeli bose. Amen. Yahisemo komatana n'Imana, alichagua kushikamana na ibintu byose abishyira ku ruhande. yote anatia pembeni. Iby'isi arabitanga, ibigirwamana arabireka, ahubwo aravuga ati, Imana yatwambukije ikatugeza ino, niyo nkwiriye gukorera, kandi nzomatana nayo, nzabana nayo akaramata. N'ibigerageza nibiza nziko izambira, niyo nahura n'ibibazo, jewe nzabana akaramata hamwe n'Imana yanjye. Nzomatana n'iparole kugeza kubwo kugupfa. Ntabwo ari none gusa, ugomba kubana akaramata n'ijambo, ukomatana n'ijambo. Abantu bakakureba bakaguseka, ariko icyo uzabonetse mu mutima wawe, Imana izaguhereza ingororano. Bifurije komatana n'iparole kugeza ku munsi wa Arevema. Tukuganira guhitamo, guhitamo neza uzomatana n'ijambo. Guhitamo nabi, Ukichagua vibaya kurimbuka kuragutegeka. kuangamia kuna kungoja. Kweli inzira ni ibiri, Njia ni mbili, inzira ni ibiri. njia ni mbili. Guhitamo inzira imwe Ukichagua njia moja izagukiza ndio itakuokoa cyangwa ikurimbuka. au itakuangamiza. Abahisemo komatana Wanachagua n'ijambo kushikamana neno la Bwana. nawe duhisemo, Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Tukuganira ngo Nazungumza eti guhitamo kuchagua. kubera iki? Kwa nini? Kubera iki ijambo? Kwa nini neno? Ijambo niryo ryatangiye, Neno ndio kandi lilianza. ijambo niryo rizaheruka. Neno ndio Nta kintu cyabanziriza ijambo, nta n'ikindi kizaheruka, kuko Bibiliya itubwira neza yuko ubwo Yesu Kristo yari arejo, niko ari na none, kandi niko yazahora iteka ryose. Mbere na mbere hariho Jambo, kandi Jambo yahorana n'Imana. Uwo Jambo yaje muri we, ntibamumenya, icyakora bamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana be. Badusomere Matayo 20 Mathayo 20 na rimwe 21. 24. Mathayo 24 Bahere kuri 24. kuanzia 21 24. Matayo 24 Mathayo 24 umurongo wa 35. mstari wa 35. Nuhitamo ijambo Ukichagua neno uzaguhisemo neza. unachagua vizuri. Kubera iki guhitamo ijambo? Kwa nini kuchagua Kuko mbere na mbere hari ijambo, tangu mwanzo kandi ijambo niwe wandemye, niwe wakuremye. Ibiriho byose byaremwe na ijambo. None wakuremera umusuzugura urubaha neza. utatina Wahageze Fred. ulipafika ndugu. Ijuru n'isi Mbingu na
ijuru n'isi mureba ntabwo murongera kubibona hari akanya kandi bigiye gushira amen ijuru n'isi birarangira ariko amagambo y'Uwiteka ntabwo azavaho n'inyuguti n'imwe mubyemeye nanjye Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ayo magambo wayasanga muri Luka 20:33 wayasanga muri Marko 13:31 abasomaji bagende musoma icyaho dombere bangare ijambo ariko kuganira tuti guhitamo kuchagua. Sijue kama mnasikia maneno haya. Maana iduhe kumva neza neza neza. Mungu hapa kusikia vizuri katika jina la Yesu Kristo. La predication de Frère Branham. Hapa kuna mahubiri ya ndugu Branham. Ni igitabo cyitwa Igitabo kinaitwa umurimo usobanuye. Kazi inayotafsiriwa. Hari n'ibindi bidasobanuye. Na kuna kazi haitafsiriwa. Hari umurimo usobanutse na kazi hari umurimo usobanuye neza wo na maana ariko hari n'uwo wabona mudakwiriye. Naona kazi inasema haistahili. 1950 iliumba 1950. Yesu ntazabaza niba wari uri umupentekoste. Yesu hatauliza kama ulikuwa mpentekoste, umubatista au mbatista, umuruteri au luteri. Sinzi niba muri kumva. Sijui kama nasikia maneno haya. Yesu ntazabaza niba wari uri umethodist. Yesu hatauliza kama ulikuwa mmethodist, niba wari uri umubatista, au kama ulikuwa mbatista, niba wari uri umupentekoste, au kama ulikuwa pentekoste. Yesu ntabwo azabibaza. Bile Yesu hataniuliza. Cyangwa azagucira urubanza, ataukatia hukumu akurikije icyo wari cyo mu mutima wawe, kufuatana na kile ulicho ndani ya moyo wako. Nibyo kandi twese ni vile, tena sote ni hivyo, turacirwa urubanza, tutakatiwa hukumu. bityo vile vile rero sasa ntimuje guteranira, ntimuje gutekereza ngo hariho itorero rimwe. Msiende kuwazia kama kuna kusanyiko moja. Hano hari itorero riri kubwiriza ubutumwa bwiza. Habari njema. Hariho n'irindi riri kubwiriza ubutumwa bwiza. Kandi hariho n'abandi ari kubwiriza ubutumwa budakwiriye. Niyo mpamvu cyiswe umurimo usobanura. Bwana iliitwa kazi y'Imana. Ni ikibwiriza yabwirije n'ibindi ya Paul. Kazi yalikuwa ya Paul kimwe 1953. Watumwe ule pia kuba ingaruka yo kugaruka kwa kabiri k'Umwami wacu Yesu Kristo. Kuko Yohana Umubatiza cyangwa se Yohana wahanuye, Yohana Umubatizaji au Yohana alitabiriwa, yabwirizaga ari guteguza, yari integuza yo kuza kwa mbere kwa Yesu Kristo. Ariko uyu ni uwo kubwiriza kuva kwa kabiri k'Umwami wacu Yesu Kristo. Niwe twahawe mu gihe cyacu. Ese mwemera nkanje wacu William aliyoona twahawe n'uwe nabii tulipewa na Mungu. Mungu duhaye na habi katika jina la Yesu Kristo. Icyaha ni iki? Dhambi ni nini? Yabivuze neza cyane. Alisema vizuri sana. Ntabwo ari kunywa inzoga, sio kukunywa pombe, kunywa itabi, kunywa tumbaku, urusimbi, kwenda kucheza usiku, kuva mu rusengero, kutoka ndani ya kanisa. Icyaha ni ukutizera. Dhambi ni kutoamini. Si byose? Si vile. Umuntu utizera, mtu asiamini
abarangije gucirwa urubanza anakuwa yeye nishakatoa hukumu. Murabona? Unaangalia ntabwo usenya mtu akubomola cyangwa utandukana au wakutenganisha, ngo ntabwo usenya cyangwa ngo atandukane ule wakubomola au kutenganisha n'Imana na Mungu, kuko ari umunyabyaha, kwa kuwa yeye ni mwenye dhambi, udatandukana n'Imana mwenye asiacha na Mungu, kuko adashaka gukundana juu yeye